ati mama Queen uravuga ngo twubaha abagabo, ati ariko kubera umugabo wanjye ko namuketse ko ajya mu bagore, yansabye ko tugurisha inzu kugira ngo agure imodoka yo gukoresha. Ubwo ni umushoferi of course birumvikana. Ati ndabyanga kubera ko naketse ko ajya mu bagore. Ubwo nyine naramubajije ngenda wanse wangiye iki, kuki utubaha? Ati naketse ko ajya mu bagore. Se waramufasha atoye? Ati hari umugore w'umuhanuzikazi, ati nabonye amwohereza amafoto ngo y'abagore ngo yahitamo. Urumva ibyo bintu? Ati kandi njye nkeka ko agirana n'ubushuti n'abakozi dukoresha mu rugo. Urumva? Mwakabyara uyu muntu tumusubize iki? Shalom, shalom bakunzi bacu. Ni mama Queen wanyu, ndabakiriye muri studio za Isanamitima. Muze tubane, munyemerere tubanze dusenge nk'uko umuco wa Isanamitima uri wo kubaha Imana, kuko niyo itumye turaha. Yego, munyemerere duhe Imana icyubahiro duciye bugufi. Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, nyir'ubutware n'ubutegetsi bwose, uri ku ngoma kandi uzahoraho iteka ryose, uko wahoze ni kuri kandi kuzahora. Ku ijambo ryawe rimbwira icyubahiro cyose turakiguhaye ku Isanamitima ndetse n'inshuti za Isanamitima ku isi yose. Duciye bugufi rero twakira Mwuka Wera ngo aganze, adutegeke, atuyobore muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Twemereye ubushake bwawe kugira ngo aribwo buba uyu munsi ndetse n'ibihe byose. Ubwami bwawe buze, ingoma yawe yogere hose mu mitima yacu, uganze, utuyobore, udutegeke, kuko twemeye kuyoborwa nawe mu miryango, mu mitima yacu, mu bwenge bwacu no mu migendere yacu no mu butunzi bwacu no mu byacu byose. Urakoze, tukugarura icyubahiro tukwizeye mu izina rya Yesu, amen, amen. Bakunzi bacu, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, kandi Imana ibishimire abababaye, abarira, abarwaye. Imana ibagire neza, Imana ibagenderere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi Imana ibiyereke. Murakoze cyane kandi muhumure. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndi umugore wahumurijwe, ndi umugore wabonye Imana, niyo mpamvu mbahumuriza. Kandi koko nanyuze mu bikomeye, mbona ukuboko kw'Imana. Nawe n'uwihangana, n'uca bugufi, nushaka ukuboko kw'Imana urakubona kandi irakugira neza. Reka rero twihute tugere ku nyigisho zacu z'uyu munsi. Uyu munsi ngiye kuvuga ku bibazo biri mu miryango, cyane cyane kubampamagara akambwira ati mama Queen, dore ikibazo cyanjye ni iki n'iki, urangira nama ki? Nkaba rero akambwira ati ubishyira muri rusange ufatanye n'abandi kunsubiza, cyane cyane bivuye ku nyigisho nigisha. Uyu munsi rero ndababwira muri bimwe mu buhamya cyangwa mu bibazo biri mu miryango, kugira ngo dufatanye muri komenti n'ahandi gufasha bano bantu. Uyu ni umudamu wanyandikiye arambwira ati sinubaha umugabo mama Queen nk'uko ubyigisha, bitewe n'uko yansabye kugurisha aho tuba ngo agure imodoka yo gukoresha, maze ndabyanga kubera ko namenye ko ajya mu bagore, kubera ko naketse ko ajya mu bagore. Ego, ngira ngo iki muracyumva. Ati mama Queen uravuga ngo twubaha abagabo,
atari ko kubera umugabo wanjye ko namuketse ko ajya mu bagore, yansabye ko tugurisha inzu kugira ngo agure imodoka yo gukoresha. Ubwo ni umushoferi of course birumvikana, ati ndabyanga kubera ko naketse ko ajya mu bagore. Ubwo nyine naramubajije ngenda manse wangiye iki, kuki utubaha? Ati naketse ko ajya mu bagore. Se waramufasha atoye? Ati hari umugore w'umuhanuzikazi, ati nabonye amwohereza amafoto ngo y'abagore ngo yahitamo. Urumva ibyo bintu? Ati kandi njye nkeka ko agirana n'ubushuti n'abakozi dukoresha mu rugo. Urumva? Mwakabyara uyu muntu tumusubize iki? Hari igihe umugabo aba ari umushoferi yarize imodoka ariko kazi ashobora gukora, mukaba mufite inzu naho mutuye, ariko mu by'ukuri akareba nk'umugabo nk'umuyobozi w'urugo akavuga ati iyi nzu nubwo tuyifite, nubwo tutishyura ubukode mu by'ukuri, ariko ntidufite icyo tuyiriramo, abana ntibiga. Tuyigurishije dushobora kubona ubundi bushobozi, wenda amafaranga amwe nkayaha umugore agakora, nanjye nkagura imodoka nkakora, ni urugero. Hanyuma abana bakiga, wenda tugakodesha inzu ya make, hanyuma n'ibindi dukeneye bikaboneka. Ibyo ngira ngo murabizi. Umugore akavuga ati icyatumye mbyanga si uko ibyo avuga atari ukuri, ahubwo naketse ko ajya mu bandi bagore. Njye nawe mwese kuki ukeka? Kuko buriya mu rugo hatabayeho kwizerana, hakabamo gukekana, hakabamo kuvuga ukanemeza ugashyiraho n'akadomo, ibyo waketse ntabwo wazubaka, ntabwo wazabana n'umugore, ntabwo wazabana n'umugabo. Ari nayo mpamvu inshuro nyinshi naramaje sibyo bikura ati muri telefone, nabasezeranije ko nzigisha ku isomo rya telefone. Sindabikora ariko nzabikora. Kujya muri telefone y'umuntu, yaba ari umugabo ujya muri telefone y'umugore, yaba ari umugore ujya muri telefone y'umugabo, ntushobora kubura ibyo uhura nabyo. Kuko namaje se izo message wabonye azisubiza, wabonye azifitemo uruhare, atari kuki yabimwandikira ati buriya barakominika. Urumva nk'ibyo bintu? Nambwe rero ntushaka kubaho mu buzima bwawe ngo uzubaka urugo ukeka ujya muri telefone y'umugabo umumezeho nka polisi, kuko na polisi buri gikurikirana ibintu by'ukuri, ntabwo ukurikirana ibintu bidafite facts, bidafite ibihamya. Rero kubakira muri bambwiye kubakira, nabonye message naketse, mu by'ukuri mu byihane mw'abantu mwe bakeneye kubaka ingo zigakomera. Wowe ukeneye gusazana n'umugore wawe n'umugabo wawe, wowe ukeneye kubaka uzi icyo wagiye ushaka, mwihane ibintu byo gukekana, mwihane ibintu byo gukekana, ibintu byo gukeka, ibintu by'amagambo, ibintu by'amabwire bishenye ingo. Aha, icyo ni kimwe. Kanihute undi. Uyu ni umugabo yarambwiye ati iyo mbonye umugore adafite gahunda y'igikorwa nyamukuru utwigishaho ariyo mibonano, ndamwihorera ngo bitagaragara nkaho muhase byitwa gufatwa ku ngufu, ngategereza we ko abishaka akabimbwira. Nkategereza ukwezi kukaba kwanashira ntacyo ambwiye. Mu by'ukuri mama Queen ni ikibazo kinkomereye mu rugo. Namugisha inama akambwira ngo mbikore uko mbyumva. Ubu nahisemo gushaka umuntu twigeze gukundana kugira ngo basi
nduhuke gake. None umugore yarabimenye ubu n'induru. Murumva ibibazo biri mu miryango. Iki ngira ngo muracyumvise singisubiramo. Abagabo kubera ko bazi ko itegeko ribafata, usibye n'uyu n'abandi bose bangezaho ibibazo byabo, ko itegeko rivuga ko iyo ukoze icyo gikorwa utabyumvikanyeho n'uwo mwashakanye byitwa gufata ku ngufu, we kugira ngo itegeko ritamugongwa kugira ngo adafungwa ahitamo kubyihorera kugeza igihe azabishakira. Kandi umugore ntibindeba kugira ngo azabwire umugabo ngo iki gikorwa ndagishaka tugikore. Ni bangahe se yakureka n'umwaka ugashira? Noneho ubwumvikane buke bukatangira. Yagira inama mugisha ati bikora uko ubyumva. Kandi urugo n'urwanyu muri umuntu umwe. Niba umugabo akugishije inama uri umuntu ufite ubwenge, ntukwiye kuvuga ngo bikora uko ubyumva. Ko ni agahimano, ntabwo mushobora kubaho mu rugo muhimana. Nababwiye rero naranabigisha ndababwira nti umugabo yabona umeze gutyo ntimujye inama, mu buriri ntimwumvikana, yibuka ba ex we. Noneho rero uyu nguyu yibutse ex we, batangira kuganira, atangira kumugisha inama, ubwo hari n'utundi bapanga. Umugore abimenye induru ziravuga. Urumva wa mugore utari kaburabuza mu by'ukuri. Kandi njyewe ndi sure 100%, ndemezanya n'umutima wanjye 100% ko abantu bangisha inama icyambere simba mbazi ngo barambeshya, baba bavugisha ukuri 100%. Mumbwire nk'uwo mugore umeze gutyo, ni mugore gati ki, ni mugore bwoko ki, ni mugore umaze iki, ni mugore umariye iki umugabo? Wowe niba undandeba ukazabyumva umeze gutyo, wa mugore we ihane. Ihane kuko bishobora kugusohoreraho icyanditswe kivuga ngo umugore w'umupfapfa asenya urugo rwe n'amaboko ye. Icyo ngicyo nkivuyeho. Abantu barababaye, mudaseka mudakina. Njyewe umugore wanjye namushatse yaratandukanye n'umugabo, yaramubereye mubi, ari umusambanyi. Numva ko abonye udakora ibyo yamwubaha, muzanana n'abana be bose, ariko aransuzugura ku rwego ansuzuguza n'ababana. Uwo mvuzeho nk'umubyeyi bikaba induru. Murabyumva ibibazo biri mu miryango y'Abanyarwanda, abumva urwo mvuga. Ngo ni umugore babyirukanye, ari umukobwa nawe ari umusore, nyuma aza gushaka umugabo. Umugabo bigaragara ko amunaniye, avuga yuko ari umusambanyi amuca inyuma. Umugabo aramushaka agiye kumuhoza amarira y'uwo muntu koko yamubwiraga ko ari icyo cyabatandukanije. Nawe agezeyo barananirana. Kandi wumve noneho umugabo wakwemeye akakwemerana n'abana b'undi mugabo, akemera kubafata ansharije atarababyaye, uwo mugabo aba ari umugabo mwiza, aba ari imfura. Ndetse kwemera kurera abana bawe b'undi mugabo washakanye. Buriya reka mbabwize ukuri bagabo mushaka gushaka, nushaka umugore w'umufiyemere ufite abana cyangwa w'umudivorce ufite abana, ujye witonda cyane. Kereka ari nk'abana bakuru mukabafashiriza aho bari, ariko kugira ngo azane ba bana mu bandi bafite indi mico, nujya kumutoza nk'umubyeyi wabo wemeye kubadopta nyine,
nyina azavuga yuko wamurenganyirije abana bazaregeranye, abana bashobora kutakubaha kuko bazi ko utari se. Nyina yabibashyigikiramo, urwo rugo ntabwo ruzaba. Ndababwiza ukuri, ibi birasaba nyina w'aba bana kugira ubwenge, akabatoza ureba ko ari umubyeyi, kubera ko ni n'umubyeyi kuko yemeye kubakira, akemera kubarera tarababyaye, akemera kubarihirira, akemera kubahahira, akemera kubambika. Ni umubyeyi wabo muri icyo gihe. Umugore atabigizemo ubwenge, urwo rugo ntirushobora kubaho pe. Ngenzi umugore wajyaga apfa n'umugabo ku bana yashakanye, ngo yaje ari babana udashobora kuzimya itara nijoro baryamye, rirara ryaka kugeza mu gitondo. Umugabo akavuga ati se abana byonyine uru rumuri ntabwo ruzabica amaso? Abana bamara gusinzira akazimya itara, nk'umugabo responsable mu rugo. Umugore yasanga itara ryazimye, induru zikavuga ati undariza abana mu mwijima nkani, icyo cyonyine bakagipfa, urugo rugasenya. Bisaba kuba wowe mugore uzi ubwenge, we wagiye gushakana abana ukabatoza uriya ko ari se, ko ari umubyeyi, kuko niwe uri in charge wabo, niwe mubyeyi wabo muri icyo gihe. Iyo utabigizemo ubwenge rero ntabwo wubaka, n'ubwa kabiri urasenya, n'ubwa gatatu, n'ubwa kane, kereka ugumye wenyine. Niba uzagirirwa ubuntu bwo kunyumva, wowe wa mugore, wowe mugabo wamaye iki cyifuzo, n'abandi mutubwire muri comment. Mu by'ukuri reka ndekere hano kuvuga menshi si ukuyamara. Issues cyangwa ibibazo byo mu rugo byo ni byinshi, nzagenda mbibabwira, dufatanye kubisubiza. Mumfashe tubisubize muri comment, nawe umbwire uko ubyumva, nawe uvuge ko ubyumva. Nawe bishobora kuba bikureba, kuko ibibazo biri mu miryango ni byinshi. Nshobora kuba nkuvugiye ibintu none ahangaha. Mutugire inama ku isanamitima, ibitekerezo byanyu ni ingenzi, ni inyamibwa. Mudufashe ndabinginze, mukore like, mukore share, mukore subscribe. Imana ibahe umugisha. Abo twatangiranye tukaba dusozanyije nakagaruka. Ni ukuri ndavuze ngo amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom. Umugisha w'Imana, umugisha w'Uwiteka ubagereho none n'iteka ryose. Amen.